turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu tunyuza ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku Ijuru Ntirikorerwa TV ariko no ku zindi mbuga zidufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Turabashimiye kubera ko mwafashe umwanya wanyu kugira ngo tubane mu biganiro, ariko tunabibutsa gukanda subscribe kugira ngo tugume tubane, kuko iyo uri abone wo kandi subscribe umenya neza ko ikiganiro cyagezeho, ukabimenya mbere y'abandi, ukakireba mbere, ukaba wanagisangiza abandi. Ubwo rero mubikore kugira ngo mu by'ukuri tukomeze tubane, mutwereke ko turi kumwe, mubisangiza abandi, mudufashe ivuga butumwa mu by'ukuri, kubera ko abantu benshi bakeneye kuva mu rujijo. Nge rero ahari muramenyereye ni Emile Nshimiyimana, ariko ndi kumwe na mwene data nawe si ubwa mbere ageze muri studio zacu, ariko arongera abibwire nawe ubundi tuze gukomezanya tuziranye. Karibu mwene data. Murakoze cyane kunyakira muri studio kugira ngo dukomeze umurimo Imana yaduhaye wo kwamamaza ubutumwa bwiza ubwo twamenye bukadukiza, bityo tugahabwa nabwo umurimo wo kubugeza no ku bandi. Amazina rero ni Mugemana Andre, ndi umutagatifu nkiriho kubera ko natagatifujwe na nyiri butagatifu n'ubundi, aba ntarabigizwe n'umuntu, ahubwo nabigizwe nyine n'Imana binyuze muri Kristo Yesu wemeye kwishyiraho ibyaha byanjye akampereza gukiranuka kwiwe, ubu nkaba ndi umukiranutsi nka Yesu ndi hano mu isi. Imana ishimwe cyane. Amen. Nibyo mwene data, ariko ni nacyo abantu bakeneye kumenya, nyine benshi ntibanazi ko bishoboka. Yego. Ntabwo abantu benshi bazi ko bishoboka kuba waba mu isi uri umukiranutsi ku Mana, kuko birebamo bakareba mu mirimo yabo bakabona bidashoboka, ariko muri Kristo byarashobotse ko umuntu aba umutagatifu abazweho gukiranuka kwa Yesu Kristo. Ari nabwo butumwa bwiza dushoreye, kubera ko ntawe uzagiye mu ijuru atari umukiranutsi. Ubwo rero dushoreye kubwira abantu uburyo baba bakiranutsi bakiri mu isi, kugira ngo bizere badashidikanya ko ari abaragwa b'ijuru, cyane ko isi tuzayivaho warama wamara imyaka mikeya, watunga byinshi watunga bikeya, wakwemerwa n'abantu batakwemera, amaherezo ya bose ni ukuzava mu inosi. Ubwo rero ikiruta ibindi byose ni ugutegura ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu. Mwene data rero, mu by'ukuri nzi ko mbere y'uko wizera ubutumwa bwiza wari mu bantu bitwa abahanuzi hanze aha ngaha cyane rwose. Wari umwigisha w'ibindi bitari ubutumwa bwiza, ariko wari n'umuhanuzi. Mu by'ukuri Andre, umuntu udukurikiye ukijya gushakira abahanuzi mu nsengero, mu byumba by'amasengesho, mu butayu, ugitegereje kumva ngo Imana iby'imivugaho, uwo muntu udukurikiye aka kanya, kandi uzi ko ari Imana ibivuga biriya bintu, wenda nashingiye ko hari ibyo bamubwira bigasohora, wenda n'ibindi ntibisohore, usanga umuntu afite amasezerano yujuje ikayi, bimwe byarasohoye ibindi bitarasohoye, hari n'ibitazasohora, ariko agumana agatima kamubwira ngo komeza wicika intege, ngo mu by'ukuri komeza icyo ufite, ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe, ahandi ngo hagoba bava mu masezerano nta mpamvu. Uwo muntu ukicaye ku masezerano bamuhanuriye kandi ukijya gufata andi, uwo muntu umufitiye iyihe message nk'umuntu nawe wari muri ibyo bintu, kandi ndetse nawe uri mu bahanuzi bahanuriraga abantu ibyo bintu byo mu isi, uwo muntu umufitiye iyihe message? Urakoze cyane. Hashingiye n'uwo narindiwe, hari message nari mfitiye abantu. Iyo message ni narayikuye n'ubundi kubona komokagaho, ari we Shitani. Yesu niwe wabwiye mwene Adamu wese ahava akagera, umuntu utarizera Yesu yavuze ko akomoka kuri se Shitani. Ubwo rero nanjye kera nkiri umunyabyaha nari umuhanuzi nk'uko mwari mubimbajije, kandi murabizi neza. Nari umuhanuzi koko, kandi umuhanuzi uzwi cyane, ndetse abantu bemera cyane ko mpanura ibintu bakanabibona, ndetse bakanabinkundira cyane. None wari uvuze uti se niyihe message kuri ubu ngubu aho mariye kuba umukiranutsi, niyihe message none mfitiye abantu? Ariko najyanye n'ibyo wahozemo n'ubundi ntago najya kuyindi ntabanje kuvuga iyo nari nsanzweho, kuko ntiwamenya burya, ntiwamenya kuri mu mwijima utarabona umucyo. Iyo uzi umwijima gusa ushobora kuwitiranya n'umucyo, ariko iyo uvuyemo ukajya
mu mwijima ushobora gusubiza amaso inyuma ukamenya noneho ko ibyo wahozemo wari umwijima kubera ko ariko wageze mu mucyo. Ese biriya bintu koko biva ku Mana? Ese bifitiye umuntu umumaro ki? Urakoze. Yego. Kimwe cyo navuga nti kubera ko icyo gihe ntari umwana w'Imana. Yego. Ubwo nibyo navugaga nanone ntago byavuga ku Mana. Ukiraho ni iki gituma uhamya ko icyo gihe utari umwana w'Imana mu gihe abantu babonaga hari n'ibitangaza ukora cyangwa ibyo ubabwira bigasohora, niho uhera uvuga ko utari umwana w'Imana? Urakoze cyane. Yego. Icyo naheraho mpamya ko icyo gihe ntari umwana w'Imana, yego, nuko ibyo navugaga byose nubwo byasohoraga ariko hasoraga n'ubundi ibyo mu isi. Okay. Ndetse ikindi cya kabiri nuko nanjye ubwanjye wabihanuraga nari uw'isi. Okay. Ikindi cya gatatu navuga nuko ntigeze mbwira abantu iki Imana ubundi icuze ku muntu, kugira ngo abe hano mu isi azi neza ko afite ijuru. Okay. Ubwo igihamya cy'uko ntari umuntu w'Imana, ntari umwana w'Imana, nuko kimwe cyo ntabwo nari umukiranutsi, nari umunyabyaha. Yego. Ubwo nibyo nabwiraga abantu nanone bari abanyabyaha, simbabwira nanone uko bakira ibyaha byabo, abo nkababwira n'ubundi ibijyanye n'ibyahangaha mu isi. Icyo nicyo gihamya navuga ko ntari umwana w'Imana, kimwe cyo nuko nari umunyabyaha, ariko nabyo nibyo navugaga nabyo byari ibya hano mu isi. Andre, none se ko buriya tugiye mu bo mwabanaga muri quartier no mu rusengero, bavuga ko wari umukirisitu, yego, ariko uti nari umunyabyaha. Ubwo bivuze ko umuntu ahanura akerekwa akabwiriza ariko ari umunyabyaha. Ariko buriya nawe abazi ko ari umukirisitu, abanatekereza ko ari umuntu w'Imana. Itandukaniro ni irihe? Yego. Ni gute umuntu yitwa umukirisitu ariko ari n'umunyabyaha? Yego. Dore rero uburyo umuntu abo yitwa umukirisitu ariko ari umunyabyaha. Yego. Nuko umuntu avuka. Umuntu avuka ubundi mwene Adamu wese avukana ubwandu bw'icyaha. Yego. Ariko mu mikurire ye icyo kintu ntacyo abazi. We yibonaho imbuto z'ibyaha ariko ntamenye inkomoko yazo. Noneho akayoboka idini bikamubatiza bikamuha n'inshingano, kuko imaze kubatizwa bahita baguhereza inshingano. Izo nshingano rero uhawe nizo zitwa ngo ni ubukirisitu. Aho wagiye mu idini bakakwakira bakagushyira mu gitabo cyabo, aho bakwita umukirisitu wo muri iryo dini nyine. Bivuze ko niyo waba ngeso nziza, niyo wakora ibyo bagusaba mu idini ukagerageza, kubera ko ntago wabyuzuza 100%, ariko n'ubundi bukiri umunyabyaha, hashingiwe ku ivuko ryo kwa Adamu uvukana, kandi birikavuga ko niyo wakubereza amategeko ugasitara kuri rimwe uba wamaze kuyica. None buriya buhanuzi rero tubugarukeho. Ubwo umaze kugaragaza ko ibyo wavugaga bitavaga ku Mana kuko wari umunyabyaha, n'ibyo ubwira abantu bikaba ari iby'isi, bikaba atari bwo butumwa Imana yatumye ku bantu bayo. Si byo? Ni iki rero kiza guhamiriza ko bitava ku Mana? Urakoze cyane. Icyo twahamiriza abaduteza amatwi ariko n'abari kutureba, ko ubuhanuzi bajya bahabwa mu madini yabo atari ubuhanuzi uva ku Mana. Icya mbere ni uko no mu mitima yabo baba bazi ko ari abanyabyaha, ariko bifuza nanone kumva icyo Imana ivuga ku bunyabyaha bwabo. Noneho iyo bahuye nabo bahanuzi ntabwo ari cyo babwirwa, ahubwo babwirwa ikindi kijyanye n'icyo kamere y'umubiri yifuza. Icyo nabwo kikaza ari ikintu kiza kubadindiza, kigatuma noneho icyo Imana rigambiriye ko bumva batacyumva. Muri make umunyabyaha akeneye kumenya uburyo yabaye umunyabyaha n'uburyo yaba umukiranutsi kugira ngo azabane n'Imana. Ariko bajya hariya bakababwira ibihura n'irari bya kamere zabo bitabajyana ku Mana. Bakabahushije ya ntego y'icyo Imana ishaka. Kuko ntekereza ko niyo baguhanuriye ko ugiye kubona biriya by'isi ukabyishimira, ariko nyirizina ntekereza ko n'ubundi umunezero umuntu aba akeneye atari wababonye, ntabwo ari wababonye. Ni nacyo kikwereka ko bahorayo. Bahoraho ikimenyetso cy'uko iyo nzu baguhanuriye n'ubundi uba wumva nta kintu ikoze ku kibazo nyirizina wifitiye cy'umunyabyaha. Ariko si ubundi kuyiguhanurira ni ukuyiguha? Ntabwo ari ukuyiguha. N'ubundi ni wowe ujya kuyikorera. Ni wowe ujya kuyikorera. Kandi abafite amazu bose sinako
siko babahanuriye ndetse kandi nabo bahanuriye nako banazibonye. Urakoze cyane. Kuko nkanjye urumva ninjiyemo nkanjye nari umuhanuzi by'ukuri, nari umuhanuzi ariko w'ibinyoma. Impamvu mvuga ko ari ibinyoma suko ibyo navugaga bitasohoraga. Ikinyoma ndagishingira kuko nari umuhanuzi ariko utava ku Mana. Nari umuhanuzi uvuga ibintu bitava ku Mana. Kuko icyo Imana ishaka cyangwa se abahanuzi Imana yohereje ntago ari abajya kubwira abantu ko babonye visa cyangwa se imodoka n'urubyaro, ibintu nk'ibyo. Ibyo n'ubundi Imana mbere yo kurema umuntu yabanje kurema ibintu, yafashe Adamu imutereka mu bintu. Ibyo rero ntabwo yabanje kugira ibyo umubwira yo yabimushyizemo gusa. Ibyo urubyaro ati ugenda ubyare wororoke ugwirize. Ibyo rero ni ibintu Imana yiteguriye kera. Ariko aho umuntu acumuriye ho Imana ntabwo igikeneye mwene ibyo bintu ngo abantu birirwa babisubiramo kuko biteguye kera. Ahubwo Imana yo yifuza ko umuntu yamenya ubuhanuzi nyabwo buva kuri yo bumubwira icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu kugira ngo cya kibazo umuntu agiranye n'Imana kize kuza gukemuka. Ariko nabwo ibyo bivugwa cyangwa se bizwi n'abakiranutsi. Kuko hari abakiranutsi, hari ubuhanuzi buva ku bakiranutsi, ubwo nibwo buhanuzi buva ku Mana. Hakaba n'ubuhanuzi bw'ibinyoma ubwo nakoreshaga ngewe bwavuga kuri shitani, kuko nanjye nari uwa shitani. Ibyo rero ntabwo ari njye gusa bibayeho, ahubwo no mu byanditswe tubona abandi batubanjirije b'abahanuzi b'ibinyoma ndetse n'ibyo bahanuraga bisa nk'ibyo nahanuraga. Wenda twifashishije ubuhanuzi Imana yavuze mu ijambo ryayo, twasoma mu gitabo cya Yeremiya. Ni amagambo amfasha kugaragaza uwo narindiwe ariko n'ibyo navugaga bitavaga ku Mana. Yeremiya ni igice cya, turasoma Yeremiya igice cya 23, wenda twahera ku murongo wa 15 twageza ku 17. Haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'abahanuzi atya ati, dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa apusinto, mbanyweshe amazi akarishye, kuko abahanuzi b'i Yerusalemu ari bo baturutsweho kutubaha Imana bikagwira mu gihugu cyose. Abahanuzi b'i Yerusalemu nibo baturutsweho no kutubaha Imana, ngibyo bakabikwiza mu gihugu hose, mu gihugu cyose. Urumva ko abahanuzi nibo babi banatumye n'ibyaha bigwira. 16 uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntukumvire amagambo abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo, bitava mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira abansuzugura bahora babwira abansuzugura bati, Uwiteka aravuze ngo muzagira amahoro. Umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati, nta kibi kizakubaho. Bahora babwira abansuzugura bati ni amahoro, ni amahoro. Inkozi z'ibibi abagendana umutima unangiye bati nta kibi kizakubaho. Urumva ko umuhanuzi w'ibinyoma ahushanye n'icyo Imana yifuza. Umuhanuzi w'ibinyoma Andre untego ishurirwa akantu biravuga ngo ni muhanuzi wabihanuriye Yesaya, n'ubundi yegeranye na Yeremiya. Yaravuze ngo Yesaya 57:21 ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. None Yeremiya yaravuze ngo bahora babwira abansuzugura ngo ni amahoro, nta kibazo. Urumva nka Yesaya umuhanuzi wahanuye ibiva ku Mana yabwiye umunyabyaha ko nta mahoro ashobora kugira akiri umunyabyaha. Ariko nge kiri umuhanuzi w'ibinyoma, iyo twabonanaga narakubwiraga ati humura, Imana iragutabaye. Yego. Aho kumubwira akaga afite kagiye kumubaho kuko akiri umunyabyaha, cyangwa se mubwire icyo Imana yakoze ko yafashe ibyaha byikabishyira kuri Kristo kugira ngo niyizere azajye mu ijuru, ngenda namubwiraga ati humura.
ya madeni yawe imana irakwishyuriye wa mwanzi wari inyuma yawe akurogaga imana imukuyeho. Ibyo akaba ari ibintu abantu batekerezaga ko biva ku mana kuko bumvaga ndi gukora ku musonga wabo. Uwo musonga w'umubiri rero bakagira ngo hari n'icyo kibazo gikomeye bafite, ariko ibyo bigatuma badatekereza ku kibazo nyirizina bafitanye n'Imana cyuko ari abanyabyaha. Aho ni naho ijambo ryavuze ngo abahanuzi nibo badutsweho no kutubaha Imana. Kubera iki? Kuko nta muhanuzi Imana yigeze yohereza w'umunyabyaha. Nta muhanuzi Imana yigeze yohereza w'umunyabyaha. Nibyo mwene data, nibyo. None iyo umuntu ahanura ari umunyabyaha, uwo niwe uba wadutsweho no kutubaha Imana. Ari gufata abantu basuzugura Imana, abanyabyaha batizeye Yesu, wabona amahoro ava ku Mana, ariko akabasezeranya amahoro. Ayo mahoro ababwiye nayo aturuka mu by'isi, ayo aturuka mu bintu agiye kubabwira, agiye guturuka muri perimi. Genda nabonye perimi ndi umunyabyaha. Yego yego. Ariko naho nyiboneye nakomeje kumva n'ubundi nta mahoro ya perimi. Nibyo n'akazi ndakabona, ariko birangira n'ubundi numva mutima wanjye numva nkiri umunyabyaha. Hari igihe njya mpura n'abantu bakambaza ati se ko wahanuraga ibintu bikaba bikagaragara, kuko nabwiraga ikigiye kumubaho cy'umubiri kuko cyarindaga kimubaho akanakibona. Kuri ubu barambaza ati ese bya bintu wavugaga kuko byavaga ku Mana, byavuga kuri shitani. Niyo tuvuga ko ubuhanuzi bw'umunyabyaha buturuka kuri shitani, abantu bagiramo urujijo ku mpamvu y'uko bibaza ati ni gute shitani ahanura ibintu bikaba. Ariko iyo ugiye mu byanditswe nko muri Ezekiyeli igice cya 28 n'umurongo wa 3, iyo bari gusobanura ku bijyanye na shitani baravuga ngo erega urusha Daniel ubwenge. Bavuga kuri shitani ngo erega urusha Daniel ubwenge kandi nta kintu gihishwe na kimwe uyoberwa. Shitani rero nta kintu na kimwe ayobewe kuri kalendari cy'iby'umubiri. Ni ukuri hari igihe none se ntiyabisezeranyije na Yesu cya gihe uri ko yamubwiye ati nupfukama utumye mbishurirwa kuko yabisezeranije na Yesu. Yego. Muri Luka mu gice cya 4. Igice cya 4. Nupfuka mukandana ndaguha bura butunzi bwose, ndaguha inzu, perime, visa, kurahaza indege, rero urubyaro, amashuri uratsinda. Ibyo yarabimusezeranyije ati ibyo ni njye wabigabanye kandi mbiha uwo shaka. Urumva ibyo shitani we n'ibyo bahanuzi be bahanura ni ibijyanye n'ibyo shebuja nyine ababwiye. Kandi nibyo abantu bashaka. Noneho nimundamya noneho nupfukama, ariko Yesu yarabyanze. Ubu ntago yabyemera. We yarabyanze. Ariko urumva abemera kumuramya nawe ahora basezeranya. Yego. Biriye. Nta n'ikindi afite. Umuhanuzi iyo ni naryo itandukaniro ry'umuhanuzi w'ikinyoma n'ubuhanuzi buva ku Mana. Andre batubiranye ifungura muri Yeremiya tutarahava ku murongo wa 21 muri gice basomye. Yego. Cya 23 haravuga ngo abo bahanuzi sinjye wabatumye. Yego. Ngo ariko barihuze. Yego. Sinavuganye nabo ariko barahanuye. Yego. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Uri kubyumva? Uri umugambi w'Imana. Nyine ubuhanuzi buva ku Mana. Ngira ngo ni mwene data Petero ageze kwa Korneliyo. Igihe Korneliyo yari yatumiye abantu benshi ngo baze bumve amagambo ava mu kanwa k'umuhanuzi w'Imana. Ateriye amagambo yaravuze ngo kuko abahanuzi kuko Imana avugiye mu kanwa k'abahanuzi bayobera. Nayo niyo magambo yatangiye avuga. Ngo yavuze ko uzizera Yesu wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Kuko Imana avugiye mu kanwa k'abahanuzi bayobera. Nibyo abahanuzi b'Imana bera bavuze. Nibyo bavuze. Bavuze uburyo umuntu uzizera Kristo azabarirwa ibyaha akaba intungane mu maso y'Imana. Yego.
nyine baba barabwiye iyo baze kuba barabaye mu nama z'Imana yego nicyo baravuze nicyo bari kubara mbese kigaragaza watumwe n'Imana abwira umuntu cyangwa se abwira abantu uburyo umuntu yari yarayobeye kwa shitani ariko n'inzira yego Imana yamuciriye yo kugaruka ku Mana yego rwose nibyo mwene ndani Erega Yesaya nawe akomeje kubihanura yaravuze ngo umwana yatuvukiye mu gice cya 9 duha umwana w'umuhungu kubera iki atavuze kuko atabwiye abantu ngo abwire we nk'umudamu utwite atubyaye umuhungu yego rimwe twahanuraga umuntu atubyaye umuhungu Imana iguhaye umukobwa uyu mwana w'umuhungu ni Yesu niwe wavugwaga na kera na kare nyine ubuhanuzi buva ku Mana buvuga kuri uwo mwana w'umuhungu kandi watuvukiye ese ugira ngo Andre tutagenda uko Yesaya tukiri hano kwa Yeremiya nakomeje kureba muri aya magambo wasomye ndeba ku murongo wa 5 umva ubuhanuzi n'ubundi no wa 6 ni Yeremiya n'ubundi n'urwanura ngo dore iminsi izaza ubwo nzumburira ari kuvuga ibizaba nyine ari kuvuga ubuhanuzi ariko umva ubuhanuzi dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka azima abe umwami uwo ni Yesu ari kuvuga kandi akora n'ubwenge azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu uwo ni Yesu niko Uwiteka avuga mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli izibera amahoro umva amahoro noneho aho azaturuka iri ni ryo zina rya shami azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu abahanuye n'uwo bahanuye shami mu bisobanura ngo Uwiteka gukiranuka kwacu mu magambo ni Kristo wahanurwa guhereye kera kose nkavuga nti Andre mba ngushimiye Imana ko yagukuye aho hantu mba numva bigoye cyane biba binakomeye ku muntu wari ufite ibyo binyabutware akorana nabyo uretse ko nta naho Yesu nyine atakura umuntu Paulo yakoraga byinshi atoteza itorero afite ishyaka ry'idini ariko nawe umwami yaramwishuriye kandi aramuhindukiza amukura mu iyo nzira yo kugomera Imana amugomorera Imana akorera Imana kuri ubu rero Imana yaragutabaye Imana yarantabaye yego yakuye mu mwijima yego ibihamya by'uko navuye mu mwijima nkagera mu mucyo yego nuko mbere nkiri wa shitani yahishuriraga umuntu ariko ibyo yakoze ibikorwa bibi yakoze akaba aribyo mpishurira ati mubwire yihane biriya bintu bibi yakoze ariko kuri ubu ngubu ho Imana yampishuriye umuntu ataranakora yego nkiriwe nita ku mbuto yeze Imana mpishuriye ko ukomoka kuri Adamu wese ari umunyabyaha kandi abanyabyaha barangana nta munyabyaha urutundi Andre icyo kintu gisobanurira abantu umunyabyaha ujya gusenga azika atandukanye n'umunyabyaha wo mu kabari yego nawe yageze mu cyumba arabanza kuvuga ngo Mana umbabarire ibi nibi umbabarire ibi nibi urumva ko nigene cyuko ari umunyabyaha ariko we ngatunzwe ngo nambabarira ubwo ngatandukanye ngo n'umunyabyaha wo mu kabari n'inda iteza abantu mu migina n'abicanyi n'abarozi n'abagambana n'abandi sobanurira abantu buryo nta munyabyaha urutundi uburyo nta munyabyaha urutundi nuko abantu twese dukomoka kuri Adamu umwe yego ubwo niba dukomoka kuri Adamu umwe akaba ari nawe wahumanyijwe na shitani yego ubwo abakomoka kuri Adamu bose ni bamwe ingano ni imwe ubwo bose bandurijwe hamwe nk'uko mwene data Dawidi yabivuze muri 14 muri Zaburi ko twese twandurijwe hamwe nta ukora ibyiza habe n'umwe ubwo rero ubudasumbana kwabo nuko bose bavuka ku muntu wanduye witwa Adamu nabo bakavukana ubwandu noneho imbuto bera zo nubwo zasa nkaho wenda dufashe urugero rw'igiti ushobora gutera umurima wenda w'amaronji ariko ubwoko urumva ni bumwe muri ubwo busitani ariko ugasanga wenda izo mbuto nubwo ari ubwoko bumwe hari icyera cyane n'icyera buhoro n'icyera dukeya ariko yose ni amaronji n'inka yego hari kamwa nyinshi hari n'ikamwa litiro nkeya zose ni inka ariko zose ni inka n'abanyabyaha rero nta munyabyaha urutundi kuko ujya mu kabari n'ujya gushengerera bose ni bamwe nibyo kandi bitavuga ngo iyo uwahirije amategeko muri Yakobo 2:10 amategeko yose ugasitara kuri rimwe uba wayishe yose ndetse ikindi cya kabiri nuko ikijyana wa wundi
mu rusengero, ikindi kikamujyana mu kabari, n'ubundi ni kimwe, ni ikinyota. Kuko umuntu ujya gushaka icupa ntujya gushaka amahoro yo mu mutima, ntujya gushaka ubuhanuzi nawe abari gushaka y'amahoro, ahubwo buri wese aca mu nzira ye, ariko bakayoberwa. Yego, hari aho Bibiliya ivuga n'ubundi mu Baroma 3 mu mirongo nk'uwa 13 gutyo na 4 na 5 ngo inzira y'amahoro ngo ntibarakayimenya. Urumva ko bose nta mahoro baba babuze, nta mahoro baba bari gushaka. Ubwo tuvuze ko nta munyabyaha uruta undi, nta munyabyaha uruta undi, ariko nta n'umukiranutsi uruta undi. Nabyo bisobanurira abantu. Uburyo nta mukiranutsi uruta undi nanone ni uko gukiranuka umuntu yakira ni uko abarwaho, kutari ukwe. Ntawe ufite gukiranuka kwe avuga ati njyewe mfite gukiranuka kwanjye nakoreye, naho wowe ufite uko wahawe. Twese icyo twirata ni uko Kristo ari we wakiranutse ku gato no ku kanini. Uko gukiranuka kwe akaba ari ko yaduhaye nk'impano cyangwa umwambaro, akaba ari wo tuzinjirana mu bwami bw'ijuru. Ubu ni ugukiranuka duheshwa no kwizera Yesu. Andre, ubu noneho rero ukaba uri ku isi ubwiriza abantu inkuru nziza ya Yesu Kristo, utakibatuburira ngo Imana ibahaye amafaranga, Imana ibahaye urubyaro, Imana ibahaye urushako, amaviza n'ibindi. Kandi nkaba numva mbishimiye Imana kuko uwizeye ubutumwa bwiza agira amahoro n'umunezero atahabwa na bimwe wamuhanuriraga kera, sibyo? Kandi nawe ntekereza ko unezezwa no kubona abantu banezerewe, baguwe neza, bari hano mu isi bazi neza ko iwabo ari mu ijuru. Nakwakiriye nyuma nza kubona agapira kanditseho ngo ijuru ni ubuntu. Ahandi ho yego, yego, ijuru ntirikorerwa. Matayo 20:28, Abakolosayi 1:21 kugeza 23, Abefeso igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza kwa 12. Yicarire. Ntekereza ko uburi kogeza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu buryo bwose, mu buryo bwose. Mbese aho wageze wamamaza, wabaye nka Pawulo, aho yageze ari Sawuli arwanya umugambi w'Imana, niho yageze awamamaza. Nawe aho wageze utuburira abantu, ubabwira ibitamara inyota. Hari naho Yesaya n'ubundi hano yavuga ngo batanga ifeza zabo bagura ibyo kurya bidahaza, ariko ngo n'abadafite ifeza noneho nibaze bamwe ku mazi y'ubugingo ku buntu. Ngushimiye Imana rero ukomerezaho, natwe twese niwo murimo turi gukora, no gukura abantu mu rujijo kugira ngo babe mu isi bazi neza ko bafite ubugingo buhoraho, ariko banashire ya nyota y'ibyo babahanuriraga kera, kubera ko iyo ufite Kristo muri we uba ufite byose. Ariko kugira byose ntibivuze gutunga iby'isi, ahubwo amahoro abisi badafite, umunezero abisi badafite, umutekano abisi badafite, umuntu abubona yageze kuri Yesu Kristo. Ibiganiro rero byacu nakagaruka, ngushimiye ko watwitabye ukitaba ubutumire, kandi nshimira n'abadukurikiye, kandi mbasezeranya ko tuzakomeza kubagezaho ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Yego, shimwe iteka. Nanjye usoje nyine ngira abadukurikirana cyane kugira ngo bakomeze bagire amakenga y'ubuhanuzi bumva. Uwaguhanurira wese akubwira ibyo ugiye kubona bya hano kandi nta juru ufite, ujye umenya ko uwo nguwo ari uwa shitani, ari umunyabyaha. Umuhanuzi w'Imana uzamubwirwa nuko akubwira icyo Imana akoze muri Kristo Yesu, kugira ngo ube hano mu isi utakiri umunyabyaha, ahubwo uri intungane ku bwa Yesu. Ubwo uzajya utandukanya ubuhanuzi. Ubu kubwira iby'inaha ujye umenya ko ngo ari uw'inaha, naho ibikubwira iby'ijuru ujye umenya ko ari uw'ijuru. Nubitandukanya rero uzagira amahoro, ayo babandi bakubeshye wabuze uzayabonera mu nkuru nziza, kandi ukomeze ukurikirana n'ibiganiro byacu. Ijuru ntirikorerwa. Amen. Murakoze cyane. Amen.